nukuri sinzi ikintu nazakwitura, sinzi ikintu nazagukorera, sinzi ikintu nazaguha mu buzima, ariko nukuri ko Imana warakoze kugaba buri kimwe. Byibura sinzi ukuntu nabivuga, wenda mbere nari nkurakariye ko wandohoye mu mazi igihe nageragezaga kwiyahura, igihe numvaga nta buzima nyishaka, igihe numvaga ubuzima bwanjye bwose bwarangiye, igihe numvaga nyine nta wundi muntu ndi hafi, igihe numvaga nyine icyanjye ikintu nagombaga gukora ari ukwiyahura. Icyo gihe ndagushimira ko wantabaye, nubwo bwose wenda mbere nabanje kugutonganya nkakubwira nabi, ariko yari umujinya. Nawe urabizi ko nyine ntabwo nabishakaga, ntabwo nari mbimininze, ahubwo nuko nyine numvaga mfite umujinya, nuko numvaga nyine wantabaye, kandi njye nashakaga kwiyahura. Numvaga nta wundi muntu ndi iruhande, numvaga nta wundi muntu mba hafi. Ariko nukuri ko Imana, reka aka kanya ngushimire ko byibura nyine wantabaye, ngushimire ko watabaye n'umwana wanjye. Byibura n'umwana nicyo kintu nsigaranye mu buzima cyiza, nicyo kintu nsigaranye nyine navuga ko ngomba kuba hafi. Nyine nicyo kintu cyiza cyabaye mu buzima bwanjye, nuko wenda namubyaranye na papa wiwe, papa we akaba yarantaye, akaba ari we muntu nawe wampemukiye kurusha abandi wenda, ariko byibura mfite umwana ugomba kumba hafi. Isabella, wivuga gutyo ngo umwana niwe muntu ufite mwiza, cyangwa se nicyo kintu ufite cyiza mu buzima. Ufite mushiki wanjye, ndetse ikindi turahari, kandi ufite na wa muhungu nyine wari umukozi wabo, ati nawe arahari, twese turahari, kandi turahari ku bwawe. Ati ntabwo ari ngombwa rero ngo ukenere abo bandi bose, ntabwo ari ngombwa ngo ukenere ibyo bintu byinshi byose, twe turahari kandi tuzahaba iteka n'iteka. Isabella aramubwira ati rero yemewe, ntabwo wabyumva nyine, we mbikubwiye kuba nyine narakuze, nta muntu wenda tuvukana, ntazi uwari, ntazi n'umwe, ntazi wepfo, ntazi wa ruguru, none umuntu wenda nizeraga nk'aho ubuzima bwanjye nk'umugabo wanjye, akaba ari we muntu wabemukiye, akaba ari we muntu nyine wari kundemera umuryango, ariko akaba ari nawe nsenya kurusha abandi bose. Ibyo birababaza cyane. Ndakwifuriza ko bitazigera bikubaho, ndakwifuriza ko bitazigera nyine uca muri ubwo buribwe, cyangwa se uca muri ako kababaro. Aramubwira ati ntabwo nanjye wenda ntabwo namenya ahazaza, nta nubwo nzi ukuntu bimeze, ariko birashoboka ko byanaba, biranashoboka ko bitanaba, byose bibaho, byose Imana ibigena, ibifite impamvu yabyo. Kandi nawe ntukomeze kuvuga gutyo, wasanga nyine Imana hari ukundi kuntu yari yaraguteguriye ubuzima, hari ubundi buzima bwiza utari kuzigera ubona uri kumwe na John, wenda uzabona imbere yawe. Ati ubwo rero nta mpamvu ati rero nta n'impamvu yo kumbwira ngo narakoze, nagize narikoreraga pe, cyane ko urabizi ko nyine njye nakubwiye uko mbyiyumvamo, ko nkwiyumvamo, nkubwira buri kimwe cyose, naciye ku ruhande, nta handi mbinyujije. Ati ubwo rero igisigaye ni wowe wenda uko uzabitekereza, njye ntabwo mfite wenda kuza nkubwire ngo kora ibi n'ibi, ubu icyo uzumva utekereza, icyo uzumva kikurimo, njye nzabana nacyo kandi nzacyakira, kandi nzanakikubahira pe, ni ukuri ko Imana ndabikurahiriye. Isabella aramubwira ati rero simbizi ko hari ikintu nakubwira aka kanya, gusa why not se, birashoboka ko hari ikintu kizavamo isaha n'isaha, gusa aka kanya bwo ewana naba nkubeshye aka kanya. Ikintu ngushimira nuko nyine wambaye hafi nka boyfriend, wambaye hafi nk'umuvandimwe. Rero reka ibindi tubihe igihe kizabisobanura, byanga binoga. Aka kanya nkubwiye ngo ndaje mise nkwiyumvamo gutyo nyine, nshobora kuba naba nkubeshye, ariko twabihereza igihe. Twagarutse rero kwa John na wa mugore we Fiye, ibintu bihora bimeze nabi kuva mbese ubundi kuva babana ntagiye ibintu biramera neza. Fiye ari kumubwira ati nyaboko se njye wambabariye ukambwira, ubundi uhagaze hehe, uri hehe? Noneho John aramubwira ati we ntabwo bizi, bari kumbwira ngo
na Isabelle aratwite kandi ngidatwite umwana atwite ngo nawe nuwanjye ati ubundi ibi bintu ndaza kubigenza ni none Fiera mugati ariko si Isabelle ubundi agarutse ate mu buzima bwacu wamutaye utamureba wagiye kunshaka utareba Isabelle ntago wamurebaga ntago mu byukuri wamurebaga ntago waruze aho umusize ati reba abagabo ukuntu mwikunda utumye nshwana n'inshuti yanjye Isabelle none uzanye hano nangije kunkinisha uje kunkiniraho ibi ngibi ni ibiki ntago nabyumva ibi ntago nabasha kubyakira ati akanina gasuzuguro tundi Isabelle ubundi uracyamuvuga muri uru rugo gute ko yagiye kare wamwirukanye kare wowe watumye agenda ubundi uramugarura gute mu gihe bakivuga gutyo rero kwa nyirabukwe yaraje kubasura nyirabukwe yaraza aravuga ati se bimeze bite ko muri gushwana ko buri gutongara abana banjye byagenze bite harabura iki bimeze bite noneho John aramuga ati mama nukuri Imana ibintu bikomeje kundenga ati Isabelle n'amakuru byanga binuga numvishe atwite inda yanjye ati hano Fiye nawe yatwite inda yanjye wa mukecuru nawe yatwite inda ibintu birandenze nukuri Imana none Fiye aramuga ati rero njyewe nk'umubwire mama njyewe nta kintu ntari gukora ndi kugerageza byibura namenya hahagaze amenye icyo ashaka amenye umuntu ari kurwanirira nawe atiriba nataye inshuti yanjye nemera kuyigambanira kugira ngo inze nyine wenda naramukundaga ariko nanjye kugira ngo wenda bitazi ibintu birebire nuko nisanze ntwitinda ye ati rero byibura nahagarare hamwe havuga iti ngiye gukora iki n'iki naho kuvuga ngo ugiye gushaka umwana wa Isabelle ugiye gushaka umwana w'uwo mukecuru mwabyaranye ntazi ugiye gushaka umwana wanjye ati ibyo bintu byose uri kumva se twese uzadutunga ukadushobora ateka kanya wameshe kamwe wataye Isabelle wemera ko ugiye kubana nanjye atari kunanjye mbona ntabana nawe mbona tutabana mbona hari ahandi wibereye ati subwo ngo ibyo urukumva kuko nazabivamo ntago nabishobora nukuri guhora nta kindi utekereje umwana wo kwa Isabelle ikindi utekereje umwana wo mukecuru ntazi njyewe waje reka kanya tunari kumwe nashaka no kumwikoza nashaka no kumwumva ati subwo ngubwo kuko uri kumva ibyo ngibyo nazabigenza nte mama nazabigenza nte kuko niba kuko ndi kubana na John ariko nkaba ndi kubana nawe kwisura gusa ahandi roho ye n'ibindi byo byose byibereye ahandi tubwo ngubwo kuko wowe uri nkanjye wabigenza ute umukecuru yabwiye John aravuga ati rero John mwana wanjye amakosa pe nanjye ndabigize mu ruhare nta gihe nigeze mpaba nyine wenda byibura nka mama wawe mukuru ngo byibura nkugira inama ariko aka kanya ukwiye gufata umwanzuro ukavuga ngo ngiye kubana mu gihe iki n'iki kuko nukomeza kujarajara nukomeza kugenda uca hirya hino ibintu byose uzabibura noneho ntuza Fiye nawe aravuga ati nukuri kw'Imana mama nanjye ibintu bimaje kundenga nanjye ndikumva nakwigendera nese umuntu turabana hagashira umwanya ati umwana wa Isabelle hashira undi mwanya ati dore kwa akana bagiye kuza kuntesha umutwe kubera umwana ibyo bintu koko nazabivamo ntago izi stress nanjye nabasha kuzihanganira ntago nabasha kugira ute nari umuntu ufite ubuzima bwiza narikodesherezaga nkimenya nkagira ute mfite akazi kanjye ati rero ibyo ngibyo ndabyumva wenda hari icyahindutseho ariko aka kanya nabwo nakongera nkashaka akazi nakongera nkabaho neza nakongera nkashyira ubuzima bwanjye ku murongo kandi ndagusezeranya ko nindamuka ngiye mvuye hano nindamuka ngiye ntabwo nyine nka Isabelle wageragezaga kwitonda ntabwo ni nka Isabelle wageragezaga kubwira kunyuza aho ushaka ukamujyana aho ushaka ukamunyuza mu byo ushaka oya ntabwo ndi uwo muntu atubwo rero ngewe ningenda nzagenda ngiye kandi ndagusezeranya ko umwana wawe utazongera kumubona pe ntabwo uzongera kumubona noneho nyirabukwe aramuga ati nawe gerageza ucururuke nawe urabizi ko murabibona ko ari guca mu bibazo birebire ati aca mu bibazo birebire si simwe mwabimunyushijemo simwe mwagiye mumugira inama ati rero nyine nawe ungera umugira inama nanjye nyange ungera umugira inama nanjye njugunye nyine nkuko n'ubundi muhora muzibagira nkuko n'ubundi mwahoraga muyimugira ntari ikindi se wamubwira none nyirabukwe arabimbwa ati ariko si wacecetse tukumvikana yego twamugiriye inama mbi imbere twaramwoheje pe twaramushutse ndabyumva n'ukuri kw'Imana ndanabyicuza ariko aka kanya ntabwo dushaka ibyabaye ari byo byongera kuba turashaka gukora ibindi bintu bizima
turashaka guhindura ibintu tukabitandukanya nuko byari bimeze. Ubwo rero nawe rero bidufashemo noneho Fiye aramuga ati rero reka mbabwize ukuri, mushaka umwanzuro muri hano muri babiri, ni papa nako ni mama nawe mwana we, cyangwa se wenda mugende munabaze wenda iwanyu namuzehe mumbaze, njyewe umwanzuro murafata ndawubahiriza, ariko mu gihe mutarafata umwanzuro, niba mutari bufate umwanzuro ngo mumbwire ngo biragenda gutya na gutya, njyewe umwanzuro nta wundi ndafata, arabura wo kugenda, kandi ningenda ndagenda ngiye, ndakeka ko nyine ntago muzongera kumbona guhera ubu ngubu. Ni mumbwire umwanzuro mufata, ni mubamo ntawo mufata mumbwire, njye rwose pe ibingibi ndabirambiwe. Ku rundi ruhande rero twagarutse kwa wa musirikare, ni yageze aho nyine yafata umwanzuro, aravuga ati okay, nta kibazo ngewe yafashe umwanzuro. We n'avoka we bumva ko kuba nyine agiye kubaho yirengagiza, yigira umuntu w'umwere nyine, akirengagiza ibyo umugore we yamukoreye, yafashe umwanzuro wo kuvuga ko aribyo bigiye kuba nyine biba ari byiza nyine, kuko abikeka ko bizamufasha ahazaza he mu myanya ari kwiyamamariza, aribyo bizamufasha, kuko abantu bazamugirira imbabazi bavuga turiya muntu disine n'umwana mwiza yareze n'umwana utari we, yanze kwigira umuntu wenda w'umugome nk'abasirikare tuzi, yanze gukoresha ububasha afite wenda ngo abe yakwihorera. Rero yafashe umwanzuro ko agomba kwirengagiza. Umugore we ari kubona umugabo nyine ari kumubwira ati ngiye kujya ku isafari, hari ahantu mbonye ngiye kujya, ndamarayo amezi agera muri aya n'aya, ubwo ngubwo nzaba ngaruka nyine ibindi tuzaba tubivuganaho. Umugore aravuga ati se noneho ugiye kugenda bimeze gute? Nyine umugore ntago ari kubyumva, ntago ari kubasha kubyumva ukuntu umugabo agiye, nta kintu amubwiye, na gahunda zose yateganyaga zo kumujyana kumuhisha cyangwa se gukuramo inda, harabona umugabo yahindutse. Aravuga ati cyakora wenda buriya wasanga ari uko nyine ahise abona misiyo, wasanga ari uko agiye akaba abona uwo mwanya nyine atawubona wo kwirirwa aza guta umwanya hagati yanjye nawe. Ubwo wasanga ariyo mpamvu agiye. Umugabo yarapakiye utuntu twe twose aragenda, agiye nyine kwa kuba yigiriye nko mu kantu k'akavakansi cyangwa se kwirengagiza ibibazo biri kubera aho ngaho, arasa naho nyine abaye nk'ubihunze. Umugore nyine nawe asigara aho ngaho. Tugaruka kwa Fiye ndetse na kwa Isabella ndetse na Aime, bari aho ngaho nyine bari kuganira, ibintu bimeze neza. Noneho John nako aramubwira ati rero Fiye urabizi, wenda ushobora kuba utarabyumvishe neza, ushobora kuba utarabihaye agaciro, gusa njye ikintu ngerageza kukubwira n'aka kanya nuko njyewe nzategereza igihe cyose uzaba ufite umwanya, igihe cyose uzambwira ngo twabijyamo, igihe cyose uzumva ubohokeye, njye ndahari, nta hantu ngiye kujya, nta hantu nawe ugiye kujya. Ubwo rero we ntibigore ntiwistresse cyangwa se ngo wumve ngo hari byacitse iri kuba, oya, njye ndahari igihe cyose. Njye n'ukuri kw'Imana ndagukunda kandi nawe urabibona, kandi pe njye ndi kwifuza ko amarira yose warize naza yaguhoza, amarira yose warize naza yagira ibyishimo, kandi ibyo ngibyo pe ndabigusezeranye, nuramuka umpaye umwanya ibyo nzabikora kandi cyane, nzabikora kandi neza. Ubwo rero reka gace kuno munsi tugasoreza aha ngaha, ntakunda amatsiko usigaranye azashirutse gukurikirana kare gace ko butaha. Ese Isabella araza gukundana na John nako na Aime, ese bya John byo birarangira gute? Ntakunda amatsiko usigaranye azashirutse gukurikirana kare gace ko butaha. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza.